Bruce Melody ndetse n'umuhanzi w'icyamamare muri Tanzania Harmonize bakaba batanze ibyishimo bihambaye ku bakunzi babo muri Trace Award iri kubera muri Tanzania. Ibi byatumye Kinyusi Melody nk'uko bakunze kumwita akomeza kwandika amateka ahambaye nk'umuhanzi w'umunyarwanda rukumbi ukomeje kwitabira ibi bihembo bifatwa nk'igihembo cya mbere gihabwa umuhanzi w'umuziki ku mugabane wa Afurika, dore ko Bruce ari no muri bamwe batwaye iki gihembo ubwo yaherukaga kubera mu Rwanda. Kuri ubu Trace Award yabereye mu gihugu cya Tanzania ahitwa Zanzibar. We na Harmonize bahuriye ku rubyiniro bafatanya indirimbo yitwa Zanzibar itaka uyu mujyi. Abenshi mu bakunzi b'umuziki bashimishijwe cyane n'iyi ndirimbo barayibyina karahava, ari nako Bruce Melody akomeza kwandika amateka ahambaye nk'umuhanzi urenze abandi mu gihugu cy'u Rwanda. Aya ni amafoto umuhanzi Bruce Melody na Harmonize ubwo bataramiraga abakunzi babo babaha ibyishimo bisendere mu birori bya Trace Awards muri Zanzibar. Mu ijoro ryakeye abantu ibihumbi baryohewe n'umuziki mwiza Kinyusi ndetse na Konde Boy berekanye ku rubyiniro. Harmonize na Bruce Melody, iyi ndirimbo Zanzibar ikaba ari imwe mu yabamuritse cyane nk'abahanzi b'ibitangaza. Gusa hari agakoryo kawe muri iri rushanwa rya Trace Music ubwo umunyarwanda Israel Mbonyi wari washizwe mu cyiciro cy'abaririmba izo guhimbaza Imana yatahiye aho nyuma guhigikwa n'umunya Nigeria. Mbonyi nawe yari umwe mu bahanzi batumiwe muri iri rushanwa cyangwa se muri ibi bihembo bya Trace Music Awards, ariko byanze kuri we bituma atahiraho nta kintu ahakuwe, dore ko atigeze ahamagarwa byibuze ku rubyiniro ngo nawe abashe kuba yataramira abenshi bari baje kureba ibi bihembo ndetse no kureba ibihanganye byatumwe hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Mbonyi rero yatahanye amaramasa. Nk'uko bizwi, iyo uhawe call-up cyangwa se uhamagawe muri ibi bihembo bya Trace Music Awards uhabwa agatubutse. Dufatiye urugero kuri Bruce Melody nk'uwahamagawe ndetse akaba yanaperforminga muri ibi bihembo, yabanje guhabwa miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda mbere yuko yerekeza muri Zanzibar, ubundi agatangira kwiyerekana nk'umuhanzi w'igihangange uturuka mu Rwanda ndetse akaba n'umwe mu bahanzi b'ibihangange bakomoka muri Afurika y'Iburasirazuba nk'uko bimaze kumenyekana. Itahi wacu Breeze ndetse n'itsinda rye ririmo Coach Gael Element ubwo berekezaga muri Zanzibar biyeretse abatanzania, ubundi icyo babakije ni impundu nyinshi cyane ndetse n'amashyi kaki, ubundi bikomeza kuba ubudasa kuri iyi group ya 155 AM. Ikigaragara nuko mu Rwanda impaka zimaze gucika nkuko bari basanzwe babyita ngo ni Big 3 cyangwa se BBM, Bruce, Ben ndetse na Meddy. Iyi trio ya BBM imaze kugaragara neza ko Bruce ariwe Kongo, ariwe Kibamba, ariwe muhanzi iki gihugu cyacu gifite kuri ubu ngubu, ndetse ushobora kuba atanga ibyo afite byose muri uyu muziki, dore ko abakunzi bakurikiranira hafi imyidagaduro ntago bahwema guhabwa ibyishimo na Bruce Melody. Nk'uko dukunda iyi trio ya Ben, Meddy na Bruce, abenshi bahise BBM. Ubu rero ni batatu beza mu Rwanda, gusa kuri ubu Big n'umwe, abandi baraho ko ntabwo bakora. Ciao njye nk'ibisanzwe na Dempa 250 ahangaha narindi muri Showbiz mbagezaho bimwe mu byabaye muri Trace Music Awards ya Africa, kimwe mu bihembo bikomeye cyane muri kano karere. Ubundi ibiganiro byacu